nimba njye n'umutware wanjye cyangwa wowe n'umutware wawe muhora mu nzu ari Jackie Chan na Chuck Norris, ubwo nyine n'abana nuko bavuga. Jackie Chan Tuvugisha ukuri, kubera ko nibabona papa we ahora aza akakubwira kandi wowe wabaye ute dararara, umwe akaba n'ibitutsi byose, akagira umujinya, agafata ikimamiyo akagutera, umwana azagira iki? Nimba ari umuhungu wanjye azaba umuhungu udasanzwe, azaba umukozi w'Imana, azashaka neza. Amakosa se yakoze cyangwa sekuru cyangwa se wabo yakoze ntabwo azayakora. Uyu nguyu azaza to make a difference. Twongeye kubakira abakunzi ba Hoseya, mwaba Imana abaha umugisha kudukurikira. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muraho mwiriwe, Yesu ashimwe, Yesu akuzwe. Turabishimiye, turabanezerewe cyane. Karibu mwari mumenyereye iri jwi mu kiganiro ukuri kutavugwa, niho mwari mumenyereye rino jwi. None niyiziye murambonye aharete. Hari abantu benshi bagiye banyandikira, tuzakubona ryari, kuki wihisha n'ibindi. Noneho ndahari, nje mu kindi kiganiro kitari ukuri kutavugwa. Kuri kutavugwa umenyereyemo Pastor Fred mu biganiro bitandukanye. Noneho nje mu kindi kiganiro bita Shaped to Shape, uwacuriwe gucura, uwatyarijwe gutyaza abandi, uwaciye mu kintu kikamutyaza akagera igihe akagisohokamo, nawe akumva yifuje gutyaza abandi bari kugicamo kugira ngo nabo bazakivemo bakomeye baguwe neza. Nzagenda mbazanira amatopiki atandukanye, tuzaganira ku bintu bitandukanye muri Shaped to Shape. Ntimuri kubona Pastor Fred ariko arahari, ari kumwe natwe. Ntabwo ari we turi buganire uyu munsi. Uyu munsi nabazaniye uwundi mubyeyi mwiza cyane, Pastor Deborah. Pastor Deborah, turakwishimiye. Ndabishimiye. Karibu cyane. Murakoze. Urasa neza. Ntabwo murakoze. Ni umumama ufite amavuta y'Imana, ni umumama ufite imbaraga z'Imana, tumwita umusazi wa Yesu. Ni umumama ukunda Imana cyane, ni umumama ugira imbuto nziza. Communauté rwandaise yose iramuzi hano mu mujyi wa Edmonton no muri Canada yose, za Ottawa bose baramuzi. Ni umumama uvuga Imana neza cyane, ni umumama ukunda abantu, abakijijwe n'abadakijijwe bose abageramo. Ni umumama wifuza kubona isi iba nziza. Muri ya ntego rero twihaye kugira umwaka mwiza, twabatumiriye Pastor Deborah mu kiganiro tugiye kuganiriza ababyeyi. Niba uri umubyeyi wicare neza udutege amatwi utwumve. Niba uri umubyeyi ibi bintu birakureba cyane, kuko bigiye kugufungura amaso. Niba ariko navuga, bigiye kugufungura amaso, bigiye kukongerera ubumenyi. Yabaye shaped, aje gushepinga abandi. So aje kutuganiriza ukuntu twarera abana, umwana akiri mu nda, kurinda avuka, kurinda akura, ukuntu twamurera gikristo, ukuntu twamurera mu nzira nziza, mu bunyangamugayo, ukuntu yashimwa n'Imana akanashimwa n'abantu. So Pastor Deborah, turakwegereje. Murakoze. Murakoze. Suhuza abakunzi ba Hoseya. Muraho mwese, ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Deborah, ngezayo nkaba hano muri Edmonton, Canada. Nkaba ndi umushumba, nkaba mfite ministeri yitwa Arise and Shine, mugore haguruka urabagirane. Rero nkaba natewe iteka, suko ndi umuhanga cyangwa nkaba ndusha abandi badamu, cishijwe bugufi. Uri nawe n'umuhanga cyane. Cishijwe bugufi kubw'icyubahiro cy'Imana kuba natumiwe kuri uyu munsi. Mama Arlette Manigo umugisha. Rise and Shine nari nyibagiwe, ni ministry akoreraho umurimo w'Imana, ibera kuri Zoom. Tuzabashyiriraho akalinki munsi, muzakurikire n'abatumira mujye mwitabira. Avugaho ibintu bikomeye cyane kandi rwose barasenga pe. Ni abantu bashepinga neza cyane. Pastor, tugiye kuganiriza ababyeyi. Yego. Ababyeyi bakiri batoya bahura n'ibintu byinshi cyane, kenshi bakanabyihererana. Kubera ko baba bareba bakabona batakwimena inda, reka mbivuge gutyo. Ababyeyi bakiri batoya cyangwa bagifite abana begeye hasi barasuragorenga cyane, bahura n'utuntu twinshi tubagerageza.
ugasanga umwana w'imyaka 3 ameze nk'umwana wananiranye kandi bitakagombye, ugasanga umumama ntazi ukuntu agomba kumufata. Hari abantu benshi cyane especially muri ibi bihugu turimo, tuba turi mu bintu byinshi, wirukanka biriya, uri umuyaya, uri umubyeyi, uri umugore, ujya ku kazi, uri muri ministry sometimes. Donc hari ibintu byinshi bidukurura byose turabyikorera, nta tante uhari, nta onkuru uhari, nta grandma, nta grandpa, nta mukarumuna kawe wibitseho mu rugo, nta muntu, ari wowe byose birimo bireba. Tuje kuganiza aba bantu rero kugira ngo bamenye ukuntu baruhuka, kuko igisubizo kirahari, umuti urahari. Buriya buri kintu cyose kigira umuti, ariko ni twebwe twiyemeza kugira ngo uwo muti tuwutange. Nitwe twiyemeza kugira ngo umuti tuwakire, hanyuma tuwuhe n'abandi. Rero ndifuza ko tuganiza abantu duhereye ku mwana ukiri mu nda. Umwana ukiri mu nda akagombye gufatwa gute, ni biki umubyeyi yakwirinda, ni biki umubyeyi yaziririza, reka nkoreshe ijambo rikomeye cyane, ni biki umubyeyi yaziririza kugira ngo uwo mwana mu gihe akiri mu nda agire environment imwemerera kuzaba umwana ku isi wishimiwe n'Imana, wishimiwe n'abantu, w'inyangamugayo, ufite avenir nziza. Duhere rwose bikiri mu nda. Karibu Pastor Deborah. Murakoze, ni ikibazo cyiza, wabivuze neza. Ahari ikibazo haba hari igisubizo. Yego. Tujye mu ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 1:5. Ijambo ry'Imana irabitubwira neza ngo nakumenye tarabusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Bivuga ngo Imana ijya tutaranaba n'insoro mu nda z'ababyeyi bacu, z'abamama bacu, yari tuzi, yari dufite mu bigambo, kuko hari file yanditse ngo uzavuka witwa Arlette, uzanyura muri ibi, uzakura gutya, mama azagutwita, ku kwezi uzaba umeze gutya, kwa kabiri kugeza ku myaka kugeza aho ugeze ahangaha. Urumva? Ariko ahantu shaka kugira ngo ndebe hamaze iminsi hanyubaka, igihe marayika yagenderaga kwa Manowa, yabanje kugenderera umugore wa Manowa, aramubwira ngo uri ingumba ariko ugiye kuzabyara. Ubwo ugiye kuzahabwa, ahabwa instruction. Munyemerere tuhasome. Haranyubatse, harongera haranyubaka. Tujye mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13. Turagenda mu byo turi buganire, turagenda twifashisha ijambo ry'Imana. Amen. Igitabo cy'Abacamanza ibice 13. Umutwe w'amagambo uragira uti marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samson. Ku murongo wa 3 aragira hati marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore, aramubwira ati dore uri ingumba, ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Umurongo wa 4 umviye muhaye instruction. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye. Ku murongo wa 5 kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abanyayisirayeli, y'Abafilisitiya. Utaravugaho. Niyo mpamvu rya jambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya ngo nakumenye ataraba urusoro mu nda ya mama we. Bivuga ngo aba bana dutwita, iyo dutwite tuba tugomba kwigengesera. Ntabwo ari ibyo ari byo byose dupfa kurya, ntabwo ari byo byose dupfa kunywa. Hano ijambo ry'Imana ryamubwiye ngo ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha. Hari ibyo tunywa bikafekta abana bacu mu buryo bwo mu mwuka, ndetse uzarebe no mu bifatika. Iyo utwite ukanywa inzoga, urwara umwana ufite FSD, bikagira ingaruka ku mwana, umwana akavuka afite ikibazo, arengana kubera iki? Kutumvira ku mubyeyi. Aho bavuzemo n'ibyo kurya byose ngo bihumanye, n'ibyo kurya. Jewe ndabizana mu buryo bw'umwuka. Ibitwica ntabwo ari ibingibi turya. Ibitwica ni bya bindi. Ndatwite n'urugero, narangiza ni ibiki nduho ndarya. Icyo urya
kirafekita umwana wawe, icyo wumva kirafekita umwana wawe. Nimba ntwite ngatungana n'umugabo kirafekita umwana wanjye, nimba ntwite nkaba afite umushiha birafekita umwana. Wa mwana kominikasiyo yanjye nawe niyo izatuma nzabyara umwana muzima cyangwa se simbyara umwana muzima. Bivuga ngo nimba dutwite ntabwo umwana dutangira kumutegura ariko yasohotse, dutangira kumutegura akiri no mu nda. Icyo tumugaburira ntabwo ari cya kindi igihe nawe turya, ya masengesho senga, rya jambo ry'Imana wumva riraza rikarema ikintu muri we, bitangirira mu mwuka bikajya mu mubiri. Nimba mu mwuka ameze neza, icyo mfite ndagitransmeta umwana wanjye. Yes, rero nimba dutwite ni igiki twumva, ni ayahe magambo ava mu kanwa. Ntabwo umwana wacu tumusengera ko yavutse. Umunsi wasamye utangira kumurema, ukamuremesha ijambo, ukavuga nimba ari umuhungu wanjye azaba umuhungu udasanzwe, azaba umukozi w'Imana, azashaka neza. Amakosa se yakoze cyangwa sekuru cyangwa se wabo yakoze ntabwo azayakora. Uyu nguyu azaza to make a difference, nk'uko Imana yabwiye nyina wa Samusoni. Naramubwira ngo uyu mwana w'umuhungu ngo kandi ngo niwe uzatangira gukiza Abayisirayeli amaboko ya. There is a purpose of God. Rero iyo umwana ukimutwite utazi purpose y'Imana ku bugingo bw'uwo mwana, umwana umufata uko ariko kose, ariko yahawe instruction. Bamama duhabwa ni ugisama, dore instruction aho uzayikura ni mu ijambo ry'Imana. Uzasoma ibitabo ngo ni gute umuntu yitwara utwise, ni byiza, ariko the best book to raise umwana ushimwa n'Imana agashimwa n'abantu, dore biri ahangaha. Uzi ko Rebeka atwite ziriya mpanga Yakobo na mukuru we, uzi ngo barwaniye mu nda, bararwana kabisa, haba intambara, ngo ajya kwiherera, ajya kubaza Imana ngo what's going on, ni biki biri kubera hano hantu. Imana iramubwira ngo umukuru azamugaragu umuto, donc umutoya ni uzagira imbaraga, ni uzaba ari mu muco wa wundi. Umukuru ni wafataga urabibona umurage n'ibiki byose, ariko Imana iramubwira ngo bizaba au contraire. Niyo mpamvu bari barimo barafighting. So byabaye, urabizi ko Yakobo yatwaye umurage wa mukuru w'agahunga n'ibiki byose, byabaye nyina bizo already. Niyo mpamvu yagerageje no kudefanda Yakobo kwasha. Ikintu reka ngo témoignage yanjye, mama ntwite yahuye n'umuntu aramureba, mama ni mama wabimbwiye, noneho byari kumwe n'izindi nshuti ze. Uwo muntu arahura agenda ababwira bose, arangije ageze kuri mama wanjye yarantwite, aramubwira ngo uyu mwana utwite ngo azakorera Imana, ngo kandi ngo azaba mu mahanga yakura, azanyura mu bintu bikomeye. Ibyo bintu mama yarabimbwiye. Pastor Deborah mama we yarakijijwe? Ntabwo yarakijijwe. Nzi ko ibi bintu turi kuvuga ntihagire wibaza ko ari byo barokora. Nawe umubyeyi, twavuze umubyeyi wari we wese, birakureba. Kuko ushobora kuba wari umupagani wibereye aho ngaho gutyo gusa, wumva ibyoroshya, wumva ibyo gukizwa atari byawe bitakureba, utabihaye agaciro. Ariko umwana utwite akazavamo umukozi w'Imana ukomeye, akazabamo umuntu uhindura isi. Iyo tuvuga abakozi b'Imana ntabwo tuvuga abapasiteri, aho tuvuga abaposo, naho tuvuga abantu bafite amatayito runaka. Tuvuga umuntu uzagira impact mu isi. Tuvuga umuntu wese uzashimwa n'Imana n'abantu ku musozi azaba ari gukorera aho ari we. Ashobora no kuba umujaji, ashobora no kuba umudokita, ariko wubaha Imana, ukunda Imana, wirinda ibizira, uzana impact mu isi iri positive. That's true. Ibyo ni ukuri. Nta muri urebe papa wanjye ntabwo yaritahiye, Imana ikomeza kumuhiruka ridashira. Ntabwo ari pasteur, mama wanjye ntabwo ari pasteur, abandi banjye nta n'umwe mu pasteur. Dufite uncle umwe umupasteur, nawe yabaye umupasteur inyuma yanjye. Ikimana yavuze igikirinda, kandi buri mwana wese tubyara aba afite purpose y'Imana ku bugingo bwe, haba hari umugambi w'Imana. Ibi ngibi turimo kuvuga muma muri hano ntabwo ari iby'umupasiteri, ntabwo ari iby'umunyamasengesho, ni ibya buri mubyeyi wese
nimba imana yarakugiriye ubuntu ugatwita ni uko hari imana ntabwo iguha umugabo ngo ube aho ngaho. Buri mwana ubyaye kandi imana iraduha ngo tuyirerere. Ni gute tuba uwo mwana turi veso icishamo kugira ngo yohereze umukozi w'Imana. Buri mwana wese urebye muri Bibiliya wagiye uvuga yavutse afite umugambi w'Imana ku bugingo bwe, kandi bose ko bagiye bavuka tugiye tureba bagiye bagira icyo bakora. Ahubwo nk'iryo zina mama we yarikuye he batarakijijwe? Debora turamuzi nk'umama w'umunyembaraga muri Bible. Tumuzi nk'umama w'umunyembaraga. Sinzi ikintu cyari cyarananiye abantu, ariko yakwise Debora. None byaragukurikiranye umumama w'umunyembaraga uteye ubwoba. Imana ihabwa icubahiro n'Uwiteka wenyine. Ako kantu ndashaka ko tugatinda kuko hari igihe twita abana amazina nk'uwagiteri twarebye muri filime runaka. Twabonye Titanic ugatuvuga ngo nzamwita Rosa, kuko warebye Titanic nzamwita Jacques, nzamwita amazina atandukanye. Hari n'abita amazina mabi by the way kubera circumstances z'ubuzima barimo baracamo. Dufite benshi cyane dufite menshi cyane amasumbuko, amateso, Ntambabazi. I'm sorry to say ni amazina tugenda twitwa. N'ukuri nzi umuntu yitwa Ntambabazi, namwe muramuzi wenda. Ariwa mbwira n'ayandi nawe urayazi. Ariwa maskini, ariko rero hari na ba nyirafuku. Uzi ikibazo gihari? N'ukuri tukita umwana izina ariko vraiment nta gutekereza. Wari urakaye nka yabise muri Bibiliya, wari urakaye uragize izina kubera agahinda urimo. Urarakaye umwisi izina rijyanye n'uburakari. Undi watubwiye ngo umukuru witwa Karwana, ngo yakuze Karwana iyo nuba ari umugabo akubita umugore. Ugasanga iryo zina naryo rishobora kugira ikibazo. Reka ngusubize. Njya kuvuka mama yanyise Diane. Diane. Noneho igihe ngize Pastor Fred ya mbere umuhamya, pasiteri wacu twarimo gusenga, Imana iramubwira ngo ntimuzongere kumwita Diane, mumwite Debora kuko hari ibyo ngiye kumukoresha. Ndakeka Pastor Fred abyibuka. Ishobora kuguhindurira izina nk'uko Yakobo yitwaga Yakobo akaza kwitwa Israel, asenga imuhindurira. Noneho Imana iza kubwira Apotre Masasu. Apotre Masasu avuga ngo Imana yambwiye arambwira ngo uri hehe? Ndamubwira nti ndi mu rugo. Ati ndaza kugufata ndajya kubwiriza Restoration Church Kimisagara. Tujyana arambwira ngo Imana yambwiye ngo ntuzongere kwemera ko bakwita Diane, bakwite Debora. Ababaye umuntu wa gatatu. Sinzi ni Pastor Fred abyibuka. Hari umukozi w'Imana yaje avuye muri Amerika. Icyo giterane cyabereye muri stade. Arangije aravuga ngo n'uwo mudamu arahari muri Amerika. Bari bazanye ari babiri, ari umudamu w'umwirabure n'umuzungu. Aravuga ngo Imana iguhindura izina witwa Debora kuko igiye kuza kugenda mu mahanga ikagukoresha ibikomeye. Uwo mudamu arahari n'ubu turi inshuti ajya binyibutsa. Rero impamvu tuvuze imbaraga z'amazina twita abana, mbere y'uko wita umwana izina ugomba kuba uri emotionally free, stable. Nujya kwita umwana, Abanyarwanda baravuga ngo so nta kwanga akwita nabi. Izina umubyeyi aguha rigaragaza mu mwuka uko yari ameze. Yabese ajya kwitwa kuriya nuko nyina yari yamubyaranye agahinda. Rero natwe nimba tujya kwita umwana izina, muha izina rizarangwa. Izina rigaragaza identite y'umuntu. Nimba witwa umubyeyi uzasanga ufite akantu k'ububyeyi muri wowe. Nimba witwa umugwaneza Marie Claire, uraba umugwaneza. Rero nimba nkwise Mateso uzaba Mateso ahantu hose. Nimba wiswe Masumbuko uzasumbuwa abantu bose bo muri quartier. Noneho bigere ku mugore wawe bibe umva umugore wawe nazajya kubona avuga ati ye baba we filime yindi ya Mateso iratangiye. Nuko bimera. Rero babyeyi twige uko twita abana bacu amazina. Kuko ushobora kumuha izina rya sekuru, iryo zina rikaba ryari rifite irindi mbaraga, wa mwana akazakura nk'ibyo sekuru yakoze. Karande zikamwotama
nawe ukavuga ngo umwana yarananiye, ntabwo yakunaniye, imbaraga ziri inyuma y'iryo zina niryo ririho rirakora ibyo bintu. So nujye kwita umwana izina utwite, maze winjire mu masengesho uvuga uti Mana, uyu mwana mwite nde? Udakijijwe ndifashe, udakijijwe ni ukuri wagisha reka inama. tuvuga ko yareka kugendera mu marangamutima kuko umuntu ukijijwe n'udakijijwe bose bashobora kumetiriza amarangamutima yabo, right? Ushobora kwifata, ushobora kuvuga uti reka mbe ndetse gutanga izina n'iyi mitwaro nikore n'ibi, nta n'utagira inshuti mu nshuti ye hakaba harimo umuntu ushobora kuba yakizwa wenda akamugira inama, ariko ntamwite kubera ko yumva yaramutse nabi, yinaniriwe, papa wawe yangiza uku cyangwa hajye habaho gutekereza. Ahangaha turahifataho neza kuko turebwa n'abantu benshi vraiment. Waba udakijijwe, nakugira inama, ugize amahirwe kumva kino kiganiro, wafata igihe. Ntabwo Imana ari iy'abarokore gusa, ni Imana y'abantu bose, kandi wayegera kuko iba yaguhaye uwo mugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro ishiraho. Rero uwo ni umugisha Imana iba yaguhaye. Baza nkuko iyo tuguze nk'ikintu tugisubiza hariya, iyo utacyumvise neza ukagenda bakagusobanurira, nawe icara ubaze Imana uti Imana, ya Mana numvise Mama Arlette na Pastor Deborah bariho baravuga, n'irihe zina wumva nakwita umwana? Wenda uwo mwana azarokora umuryango wawe, azabacane kugira ngo agakiza kinjiremo. Nicyo kintu navuga. Naho nimba ugiye kwita umwana Rambo, azahera kuri papa wamubere Rambo, amuhundagura, mukubite, agenda azana amabuye muri quartier, kubita abandi bana mu ishuri, mwarimu ntavuge. Rero reka tube careful aho ko twita abana bacu. Imana iguhe umugisha. Tubwiye abantu ibintu byiza cyane, tubwiye abantu ibintu byiza cyane. Hari ikintu bita environment, umwana ari gukuriramo. Afite 3, afite 4, afite 5. Ni gute twarinda uwo mwana uri gukura muri environment swati y'abakijijwe, swati y'abadakijijwe? Buriya no mu bakijijwe habamo abapagani, right? Ntabwo bivugitse. No mu bakijijwe habamo abantu badapfa kuri karagita, kamere ziba zararenze, usanga aterera uwo mwana uri mu rw'imbuto. Ni gute icyo kintu twagitwaramo kugira ngo wa mwana uriho isezerano twibukiranye yuko akiri urusoro mu nda ya nyina, ataranabarwa, yari mu bitekerezo by'Imana. Uwo mwana yageze ku isi, wenda wagiriwe n'ubuntu wamuhaye iryo zina, ariko izina ntabwo rihagije mama. Hari ahari gukurira, hari ahari kuzamukira, hari abari kureba, hari utwo dushuti turi ku ruhande, hari ababyeyi, hari abari muri iyo nzu ari gukuriramo. Ni gute uwo mubyeyi yabyitwaramo, akijijwe cyangwa adakijijwe? Bombi tubaganirize. Reka nkubwira, ngiye kuvuga iri jambo ndisegura. Iyo tugiye gufata hotel, tureba ahantu hameze neza. Urugo rumeze neza rutanga the best accommodation, kandi product iva muri urwo rugo rwiza iba idasanzwe. Urugo rurimo Kristo rugira amahoro, ariko abamenye Kristo, ushobora kwakira Kristo ariko utaramumenya. Abamenye Kristo bakamwakira, apana kumwakira ngo ngewe ngire mariage Deborah nindangiza Yesu musige. Hari igihe dukora mariage twari dukijijwe, noneho tukagenda imbere ye tugafata tugasiga Yesu kuri portail, tukaba ari twe twinjira. Ariko iyo Yesu ari mu nzu yacu, akaba center w'inzu yacu, habamwe amahoro. Urumva aho iyo environnement iproducinga umwana ushimwa n'Imana, agashimwa n'abantu. Parce umwana yimitetinga icyo ngewe ndoho ndakora. Nimba nge n'umutware wanjye cyangwa wowe n'umutware wawe muhora mu nzu ari Jackie Chan na Chuck Norris, ubwo nyine n'abana nuko bavuga. Jackie Chan, tuvugisha ukuri, kubera ko nibabona papa we ahora aza akakubwira kandi wabaye ute n'ibitutsi byose, akagira umujinya, agafata ikimami akagutera, umwana azagira iki? Umujinya nawe azawukorana. No, azakora yumva ko umugore
bamutreatinga like that. Umupapa umwe yarambwiye iryo jambo sinzaryibagirwa ngo uko umugabo wawe yitwara it's reflecting 99% yuko papa we yitwaraga. Even myself uko nitwara bi reflecting uko mama. Shobora kuba jewe n'urugero ukuntu nitwara mu rugo nuko nabonye nta shuri nigeze njyamo nigisho ntanga mu babyeyi nuko nabonye mama kandi mpora mushimira uko mama yitwaye. Mama ni umuntu ukunda abantu, ni umudamu uca bugufi, ni umudamu umutima ntazi ukuntu nakubwira. Mbonye ukuntu mama yitwaye mu rugo niko nanjye ngeze mu rugo rwanjye navuga ngo ngomba gukunda aho nashatse, ngomba gukunda umugabo nkamukundira nabo bavukana. Yes, kubera iki environment nakuzemwo ni reflectinga aho nabaga. That's how it is. Hari umuntu wavuze ngo ntabwo bumva ibyo tubabwira, bareba ibikorwa byacu, badusoma nk'ibitabo, bareba ibyo dukora, bakumva ibyo tuvuga, ariko ibyo tubabwira batabitubonanye. Umaze kubona niba nabageze mu myaka 3 iyo akubona usigara uje revre nkanjye uragenda nawe agatangira gusigara uje akambara na hotaro akagenda ari imitatinga. So umwana abana bacu ba reflectinga hanze ibyo babamwo mu rugo. Nimba mu rugo umwana wanjye abyuka, Joshua yabyuka agasanga ndi muri salon ndiho ndasenga mpamagara ijuru, the next day mushiki wazaza nawe akore nk'ibyo akora. Nabona papa warabyutse dufatanye kuboko turasenga azagenda azane mushiki wavuga ati let's imitate. Yes, abana bimitating ibyo dukora. Uzareba umwana hari igihe tuza nagira amahirwe rimwe na rimwe kuzajya njya gukora mu mashuri, nkabona umwana arashihagura akagira iki, noneho narangiza nkamwiyegereza, yarangiza akambwira ngo mu rugo mu gitondo iyo mbyutse tubyutswa n'induru ya papa na mama batongana. Noneho nkambwira kubera iki buri munsi urugira mbona papa kubita mama, nkumva ko gukubita ari byiza. Iyo ni environment umuntu abana. Rero babyeyi please, abana bacu bakeneye the best accommodation. Ntabwo the best accommodation that we can give to our children it's a beautiful house. Never. Ushobora kubona mu cyumba mufite abana 4 mwese muryama mu cyumba kimwe, ariko icyo bakeneye it's not about space. Bakeneye a space where they feel that they are safe. Not safe only for protection, the presence of God, the love, and prayer. Ngewe nakongeraho n'akandi kantu, kurerera umwana muri iyo environment. Niba umubyeyi utaragwiza imbaraga mu bintu byo gusenga cyangwa mu kwegera Imana, iyo umwana umujyana mu rusengero, ibyo byambayeho, atangira kudevelopa ikintu nawe cyo gukunda gusenga no gukunda ijambo ry'Imana, kubera wa mugambi Imana yari mufiteho utaranamutwita. Noneho bikaguha challenge. Ngewe umukobwa wanjye mukuru yaranchallenge cyane muri ibyo bintu. Twageze ahantu bahita batwakirira ahantu mu rusengero. Mukuri nagendaga mu Kigali kuko nayo ntarabyumva, imbaga ntazi byari byo. Kumbe we amaso ye yarabarebaga, yarebaga uburyo basenga, ibyo bavuga n'ibikindi. Atangira kuzajya abivuga cyane, avuga ijambo ry'Imana cyane, agashaka ngo dusenge cyane. Kandi ngewe ndacyari kugendera mu Kigali sindabijyamo. Byaranchallenge. Ntangira kwishaka imbaraga zisenga nazo mfite. Kuba bagakana se tukajyana ukagasenga kakarondora abantu. Navuga karabaye ibi bintu umwana bivana he. Naragiye niga gukizwa ndamaramaza njyamo neza kubera umwana. Sinjye yabibonanye. Minizi yuko nubwo waba udakijijwe ugira ubuntu cyangwa Imana ikugiriye neza ukagatekereza ukamujyana agakurira nko muri environment basenga mu rusengero, of course mu nzu y'Imana, ako kantu kamubamo wowe ukiri kurwana uvuga se ibintu byo gukizwa nzabishobora ko si ibintu byo gukizwa ko bigoye, ugasanga biguhaye hubwo imbaraga na courage zo kubijyamo, kuko hari umuntu aba yifuza gukizwa ariko byaranze neza yarabuze imbaraga. Ko nukuri hari umuntu wantangaje none umunsi nabisomye no batatangaye. Igihe
marayika avugana n'umudamu mama wa samusoni umugore wa manowa. uzi ko uriya mugabo ni igitangaza. uzi ko yaje arabyumva aravuga ati uyu mugore arambwiye ariko ko marayika yabwiye umugore atuma umugore ngo genda ushakire uriya mumarayika aho umukuru zigenda umuzana aragena I need kugira ngo ambwire ampe instruction as a father. yakubwiye nk'umumama ariko nanjye nkeneye ko amvugisha nk'umupapa. wow siko ari byo marayika yaragarutse aramubwira natwe hari igihe kubyara it's not about umugore wenyine, ni inshingano z'umugore n'umugabo. twembi biratureba gute umugore amakinga sure ko yitayeho kuri uwo mwana. ariko reka mbabwire naje gutangara, Imana yaduhamagariye kugira ngo turere abo bana tubagaburire tubiteho, ariko ihamagara umugabo kuzana igicaniro. umugabo nususurutsa urugo rugatuma hari kubera ya masengesho y'umugabo azana presence y'Imana. yazana presence y'Imana, ya presence y'Imana ihindura situation yose. mushobora kuba muri no mu bukene ariko kubera presence y'Imana ihari ntibyafekta abana, ntibinabiyafekta. mukaba mu bukene ariko mufite amahoro. abana ntibajye mu ishuri ariko ya presence y'Imana ikagenda ifite ukuntu ibikora. bagabo ntabwo Imana yabahamagariye yes muri abatware muri you are the head, but icyo Imana ibashakaho nuko muzana make the altar. ntabwo igicaniro iyo altar izakorwa n'umugore, no, umugabo. ba bana umva umwana wakuriye ku gicaniro. twigeze gukora na Pastor Fred yigeze kuza kubibwiza, twari twavuga kuri topic y'igicaniro. y'igicaniro gihari na dukoko n'imibu ntigera ku bana yacu. imibu ni iyihe? ibyo bana bacu babona hanze ibi ntibibafekta parce que bararinzwe. igicaniro kirabarinda. igicaniro kiraza kigacanira umva igicaniro cyexposa na hahandi iyo hari umuriro wexposa n'ahantu haba hari udukoko. iyo hari umuriro hari udusimba tutabasha kwinjira mu rugo. Imana ibaha umugisha. na ziriya nk'intuza Pawulo yacanye, iyo turebye neza ngo akimara gucana umuriro haturutsemo inshira n'inzi n'ibyari byihishemo bya bindi byananiranye bwa buriganya bwa Satani n'ibindi biraturumbuka bikagenda, kuko ntago wacana umuriro ngo hagumemo ikintu. uko muje ku kintu cy'igicaniro kirinda, turarera abana ariko birirwa mu mashuri ni naho bamara umwanya munini urebye. ubundi munini bamara mu rugo baba basinziriye. ariko ariya masaha bamara ku ishuri bagira inshuti, bagira abarimu babigisha ariko bagira n'udushuti. so hano ibintu bya sleep over my goodness birarenze. sleep over iranyica buriya ngewe simba mbyumva, ntabwo mba mbyumva cyane. Imana imbabarire niba simbiza ari ukurinda cyane. ariko umubyeyi yafashe umwana amwohereje muri famiye bigana n'umwana. turi kubivuga wenda ku bantu ba muri ibi bihugu ariko no mu Rwanda birahari. ufashe umwana agiye kurara ahantu, ariko abo bantu mu by'ukuri nta nubwo bazi, nta nubwo muziranye cyane, usibye kumva ko muhurira mu nama ku ishuri abana barigana, ujya gufata umwana mu mutwe tubona utwo twana that's it. ntabwo uzi ibibera aho ngaho. njyewe hari akana ku ishuri aho nigisha kaba mu ishuri ahantu iruhande rwanjye, kicara iruhande rwanjye, gakunda kuvuga ibintu, gafite inzoka mu rugo, nicyo gikinisho. kunugira akabwa agapusi mu nzu we afite inzoka. yarabivuze ndamubwira ntuzongere kunkoraho akana ntiyapfuye sinyireba. ariko ndi kukumvisha reality aba mu ngo twebwe tutinjiramo. ugapfa gufata umwana ngo uko yigana na runaka reka baba bashuti bitwaye iki karambwiye ngo bari barimo tuvuga ku bintu by'amanimale domestique ibintu nk'ibyo. baravuga ngo yakunda n'inzoka. ndakareba kana kagahungu k'imyaka 7 gafite inshuti y'inzoka mu cyumba.
ariko uri kwimagine ibyo bintu bo ni za nzoka zitagira ubumara ariko ni inzoka stile yakwizingiraho yakuniga inzoka ari inzoka ndavuga oh my god imagine udushuti tw'uyu mwana iyo tuje kumusura direct bahita bajya he ngo go upstairs siko tubabwira go upstairs ditatuhereza go upstairs bahita bajya mu cyumba nabo bagakinisha ya nzoka ayo environment twayirinda gute atari safe ariko nanone tutazi niba ari safe cyangwa atari safe ni gute warinda umwana wawe mu nshuti zo ku ruhande zitari zo mu muryango no mu muryango wa Morega Mariarete zitari izo kwa Marene na Para inshuti z'abana bigana kandi bo baba bumva bakundana pe bo baba bumva ari inshuti pe. nshaka kuvuga ijambo rimwe abakunzi bacu mu mbabare no mu ntera amabuye kuriro kuza kuba muri ibi bihugu ntibikuraho culture n'uburere twahawe navuga gute values zacu nk'abanyafrika njye nakuze ntavuga ngo ugiye kurara ngo niba ari inshuti ya mama wajyaga kurara kwa nyogosenge kwa nyogokuru niho hantu wajyaga kurara no kwa Marene sometimes kwa Marene nawe ababyeyi biyumvamo neza twageze hano twibagirwa indangagaciro zacu kuza muri Canada ntibikuraho indangagaciro zacu ufashe umwana wawe uramujyanye nakoranye n'abana bato muri kampani imwe ntarinze kuvuga izina uzi ukuntu abana bato bafashwe ku ngufu muri sleepover maze bakamubwira ngo nuzabivuga tuzakwica. Sleepover ni ukujya kurara kubwe agakapu kagenda ukajya kurara ahantu ugasanga umwana wawe agiye kurara ngo ku mushuti we bigana agatangira muri ibi bihe dufite ama devices batangiye kureba ibintu biteye isoni sleepover wajya gusa ugasanga umwana nakoze ahantu uwo mudamu we have to be careful umwana we afite ikibazo uwo mwana ahantu yagiye naho yiga kubera ko babonye afite imyaka 11 arikinisha noneho mama we amumenyereza yuko umuntu wese waje kumukorera kuko njya nkorana n'abana bafite abana ba special needs bafite ibibazo uwo mwana mama yamumenyereje ko iyo yikinisha bareba mama we noneho nicaye gutya ndiho ndamuganiriza arambwira ngo murebe ndamubwira what's going on ndamubwira ntidukune arangije atangira kuvanamo imyenda ambwira ngo murebe ndamubwira excuse me no ndamubwira I need space kuko barumva ariko ngiye kureba nsanga barabimushiriyemo aho yagiye babimushiriyemo akamubwira ngo ugira gutya babyeyi ntabwo turi abana bato twahawe izi aya matelefone mubona ni uburozi ni intwaro satani yazanye kugira ngo munyumve neza destroying abana bacu uwo mwana ndamureba I was so shocked ariko arangije aranyereka ngo anyereka muri computer ye anyereka muri iPad ye that exactement no baramushiriyemo programme umubwira ngo ugira gutya mama wo kubera ko ari we mwana afite n'ibintu yanyuzemo mu rugo yarabyakiriye ariko hari aho byavuye ba mama we have to be careful Bibiliya iravuga n'ikindi kintu tugomba kumera nk'abakirisitu Bibiliya iravuga ngo byose turabyemerewe ariko siko byose bitugirira umumaro ibyo byo kurara umwana najye kurara kwa nyirakuru najye kurara kwa nyina wabo najye kurara kwa nyirasenge aho ngaho biragira ni ukuri babyeyi ntabwo ari kuba umunyedini ntabwo ari kuba sleepover mwakabyaramwe ugasanga umwana wawe ugiye kumuraza ku mubyeyi ntimurabonana ntumuzi ufashe umwana just guhura muri parking hi how are you I'm good that's hi and how are you ikumenyesha ko umuzi umuntu umwana wawe uramutanze ese ibyo bari bumuhe uza ari ibiki kidike utamutanze bakajya kumwinjiza mu bintu nawe utaruzi ugatangira kurara uruhura rota ibintu ugatangira kumunzu hagatangira atmosphere kuko buri rugo ruba rugira nabyita principe zarwo hari abantu bavuga ati umwana agomba kuba mu buriri saa 1:30 hari abandi baryamisha saa 2:30 gutyo hari ibintu barya hari ibyo batarya for example tunywa Pepsi
abana ntibemerewe kunywa pepsi cyangwa ntibazinywa izi saha, ibintu nk'ibyo. Aho umwohereje ntabwo ujya gucekinga ibyo bintu, cyangwa tureba muvi runaka ariko aba bana bo ntibareba muvi runaka. Uri kubyumva kuko turavuga abantu bakijwe n'abadakijijwe. Wowe ukohereza umwana wumva ubyizeye kuko ari agashuti ke bahorana bicarana ku ntebe, ugasanga aragiye arebyeyo amamuva adakwiriye, ugasanga aje kubwira ngo njyewe umwana wanjye yigeze gutambwa bashaka imisatsi ya pink ngo ni mushyiriremo kara muri imisatsi. Tambwira ushobora kugira imisatsi ya pink? Reka ibyo se ubikuye he? Ahita ambwira ko umufrendi we nawe nyine arayifitiye imisatsi. So byaba byiza bamacinze kubera ko mutu best friend mu magambo make. So ntabwo twabarinda kuko aho birirwa barahirirwa, turabasengera amaraso Yesu akabakavaringa, ariko aho tubasha twebwe kwigerera, aho tubasha kuvuga ngo aha mafite uburenganzira, aha mafite ubushobozi, wakagombye gushyiraho limit mu kumumenyera n'inshuti agendana nazo n'izo atagendana nazo, kuko uko bakura niko bagenda banahindura inshuti. Imagine kuva kuri iriya myaka umwe twavugaga kurinda kuzagera mu butineja, inshuti y'abamaze guhindura n'imico y'abamaze kwiga uko ingana. So nibyo ku ishuri bariyo turasenga tukabaherekeza, bagiye tukabasengera, ariko mu byo twebwe dushoboye kujera tubijere nukuri cyane, tubijere. Kandi umuntu uri kutwumva nibyo tuba turi kubwira abakizwa n'abadakizwa, ariko ntabwo tubifavoriza. Nukuri ubashije gukizwa nawe wakizwa kubw'umugambi uri ku mwana wawe, kubw'umugambi uri ku bana bawe. Twabyiyumviye ko Imana ishobora guhindura amazina ukuze. Umuntu wese njyewe nakijijwe nkuze, ntabwo navutse nkijijwe, nta nubwo nakijijwe ndi umwana, nakijijwe nkuze. Ariko nukuri birashoboka guhinduka, birashoboka gukizwa ukava mu bupagani, icyo utanyweye ntiwakinyweye, icyo utariye ntiwakiriye, ukihitiramo Imana. Mu Mana niho hari amahoro. Pastor, ndashaka kugira ababyeyi reka mvuge bakijijwe, bageze muri ibi bihugu bagatwarwa na shift, tubazi Pastor, akaba aribo rwose dusoreza. Bageze muri bihugu baradamara, bibagirwa icyo gitabo. Hari umuntu yitero agiye gusenga, Pastor Fred akunda kubivuga ngo agikuramo ku cyumweru, wa mbere agishiraho akavumbugira kubera ko ari Sunday morning. Ababyeyi bageze hano batwarwa na shift. Pastor, twese tuba hano turabizi, gakora amanywa na nijoro, karuha. Umwana ni TV imutunze, umwana ni telefone, no mu rusengero hari igihe arira nyina kuko yamumenyereje televiziyo, agahita agira gutya, atakira mwana uceceke nikurikirira amateraniro. Kubera ari kuki? Kubera ko yabimenyereje mu rugo ko ahora ari busy kuri cartoon, nta kindi, niho amaso yahora. Ndashaka ko wibutsa abo babyeyi abo bariho. Urakoze cyane. Reka nkubwire, mbanze nganirize kuri wa mama utaramenya Imana, wa mubyeyi utaramenya Imana, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Heritage wasigira umwana ya mbere nuko wamenya Kristo. Wazamusigira ubutunzi, ukamusigira amazu, ukamusigira inzu, amamodoka, ukamusigira amafaranga, it will vanish. Ariko the best gift you can give to your child cyangwa to your children ni ukuba waramenye Kristo. Umubyeyi wamenye Kristo ntasiga abana bazamukoza isoni, asiga abana bazima. Kandi iyo bapfuye ntibaba imfubyi, kuko Yesu akaba se w'imfubyi. Ndakwinginze uyu mugoroba wowe uri hano byumva, unyemerere kuri uyu munsi wumvise kino kiganiro uhindure, uvuga uti ubu buzima ndaburambiwe. Kandi numara kwakira Kristo mu nzu yawe, ibintu bizahinduka. Isanduku yageze kwa Bededomu, ibintu byose birahinduka. Ariko abanya isanduku yageze kwa Bededomu, ubuzima kugera no ku bakozi no ku bintu byose birahinduka. Amahoro ntabwo uzayabonera kunywa kabyeri. Kabyeri karaza kakakumara inyota, kakamanuka. Uko kamanuka no mu mutwe hari igihe kabyangiza, ariko umugabo witwa Kristo akumara inyota, akaguha amahoro umugabo ataguha, kuko yitwa mahoro. Aguha n'ibyo utigeze kubona
umunezero ntuturuka mu mafaranga, umunezero ntuturuka kuba uri muri Canada, ntuturuka ushobora kuba uri mu nzu nziza ariko ukayiburamo amahoro, ariko ushobora kuba uri mu kazu ka nyakatsi ariko ufite Kristo ukarusha wa wundi uri mu mazu. Ndakwinginze mugore mugenzi wanjye, nta handi uzabonera agaciro uretse muri Kristo. Rero tugaruke kuri ba bandi bamenye Kristo. Bibiliya reka nkigusomere utazavuga ngo ni amagambo ya Pastor Deborah. Mama mbabara tujye mu migani. Tujye mu migani. Migani 22. Ni icyanditswe tuzi twese. 6. Yes. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imigani 22 ku murongo wa 6 haragira hati, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umwana apfira mu iteruro. Reka nguhe urugero, si ukwivuga neza, igihe nari ntwite Joshua, kuva ku munsi wa mbere n'ubu ngubu kuva tukigira mariage njye n'umutware wanjye turyama twumva ijambo ry'Imana buri gihe, tukarara twumva indirimbo. Kubera icyo kintu namumenyereje, Joshua umunsi wa mbere namujyanye mu rusengero ntiyarize. Kubera iki? Nibyo yumvaga, yarabimenyereye akiri mu nda. Kugera n'ubu tuvugana ntashobora kujya kuryama atumva indirimbo zo kuramya, ntashobora kujya kuryama mbere ko aryama aravuga ati banza usengere. Niyo abyutse mu gitondo agira iki? Abyukira ku ijambo ry'Imana no kuri izo ndirimbo. Mubyeyi, iri jambo rizakurerera. Iri jambo niryo kabando k'umwana. Mama, wari uzi ko nitubareresha kuko ijambo ry'Imana rivuga, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo rya jambo rizabafasha. Na cya gihe twebwe tudahari, rya jambo rizabarinda. Impamvu mbivuze gutya, iyi telefone ntakikora. Abana nk'ubu hari ikintu abakristo batazi. Umwana ukiri muto waramumenyereza iryo jambo kuryumva, katuna areba, hari ibintu areba kumva ko bitari ibye bikamurambira, ariko numushiramo katuna ijambo ry'Imana ntabwo arinda azabyirukira. Aho niho nashakaga. Ahandi nashahwira, mama, shift ntizakurutira umwana wawe. Ushobora kuzazana amafaranga, umwana atacyumva, ayo mafaranga ntacyo azaba amaze. Priorities of life. Ndabizi uravuga Pastor Deborah uzi ubuzima bwo muri hano muri Canada, bills, but balance I rather nge duke abeho bushoboka, abeho uko umwana ntakeneye amafaranga, akeneye presence yawe, akeneye papa na mama. Mama, icarana n'umugabo wawe, nurangiza mureba ati ni gute umwe akora isaha, Imana izacira inzira, musimburane. Parce que iyi televiziyo izakurera kandi ntikurerera. Warabonye muri minsi abana bacu baraho barara ibintu biteye ubwoba, ukumva umwana aje akubwira ngo ndashaka kuba umukobwa. Babihirihe aya makatuni irumva ibi bintu byinjiye. Murabizi ibintu bisigaye biri hano byo kugira ibintu by'ubutinganye. Umwana kumva ko gusoma umwana w'umukobwa kubera iki? Mama ndi muri shift, ariko nta mwanya tubona. Dushakira abantu umwanya. Nta muntu ushaka gucira imanza. Hari umuntu ushaka kuvuga ati I'm a single mother. I know, ariko senga Imana iguha umwanya. Ushobora gukora 7 to cyangwa 8 to 5 ariko ukaza mu rugo. Ayo mafaranga ni meza, ariko se ayo mafaranga n'uyazana umwana yatangiye kuri umujyi bizakumarira iki? Nge numva tumenye ku balance. Shift ni nziza, kurera umwana birakenewe, ariko tumenye time, but balancing. Sibyo, ugira umwanya n'umwana. Uzi ko kubera kutaganiriza abana bacu baragenda bakabwira abandi bana bakaza bakababwira ibyo hari. Ukabona umwana atangiye kuvuga, oh mama ntuwemerewe kunkora ibi ngibi, you know that.
you're not supposed to do this, you're not supposed to do this. Kubera iki ntabwo yarabiganirijwe hariya ba mama mugenzi wanjye nyumva neza nshuti yanjye ntabwo ndiho ndagucira urubanza turi hano kugira ngo dufashanye teme iri iravuga ngo nkuko icyuma gityaza ikindi niko umuntu atyaza mugenzi we yes ndakubwira ntibyoroshe nanjye mfite amashifti pe mfite inshingano nyinshi ariko buri munsi menya ngo Joshua ni gute mugize uzi ko hari abana batunanira atari kubera iki manque y'ababyeyi absence ya mama presence yacu ni ingirakamaro uzi ko hari ibintu tugirira abana bacu tubikiza mva imbere ndananiwe yes ugaha umwana hari amakado duha abana bacu kubera ko we are guilty ukagenda ukamugurira iPhone igiye kumwica because you are guilty. Mubyeyi mugenzi wanjye ntabwo ndi impuguke cyane muri ibi ariko ndagufashisha ibyo uzi ko hari igihe umwana wanjye nigeze icyo gihe nanjye hari igihe tubamwo tugatwarwa n'ibintu byinshi kubera ishyaka n'iki umwana wanjye akajya ambwira ngo mama are you going again to work? I was like mama ariko ubu byafashe igihe kugira ngo byige umwana atangira agenda kwiyatasha kuri papa we plus que mama ndavuga ntibingibi umwana arongera arangarukaho ni kangahe ukurikiye amashuri y'umwana wicaranye ngo basi reka ndebe hari umupapa yambwiye ijambo numva ari ntebwo yajyaga azi ngo arishura minervare akishura minervare azi ko anagiye ku ishuri no ku munsi wa graduation mama papa aragiye n'umwana yamwamuguriye costume agura umwana costume nawe ariguriye ageze hariya bahamagara abandi bana abana abanyeshuri bose bararangiye ati mwana wanjye byagenze gute ati ntabwo najyaga mu ishuri papa tu n'étais pas là amafaranga wampaga niyo myenda wabonaga nambara iki parce que ntabwo nigeze nkubona nasanze kwiga ntacyo bimaze umupapa yavuye hariya yumiwe arampamagara ati Pastor Deborah narabonye ko ujya ukora ibiganiro what can I do ngeze hariya nkozwe n'isoni kubera ibintu umwana yankoreye presence irusha ibintu byose reka duha abana bacu akanya uzi ko naje hari kubera kuganiriza umwana uzi ko hari abana bagera hano bakiyahura kuko ntumuha umwanya ntuzi ibyo ku ishuri ariho baramukorera barababuringa abana bacu barababuringa bamwita nk'ubu umwana wanjye yarigeze kumara igihe yajya kugenda ukabona afite ubwo ndambwira nti niki arambwira ngo hari umwana ujya umbwira ngo ufite urutwe muri bus ndamubwira Joshua imagine atakubonye ngo bikubwira agahinda abafite umwana ahita yanga ishuri agahora yirwa agatangira kwirwaza ariko mu nyuma ndamubwira nti nakubwira uzamubwira ati please ntukamvugishe gutyo I don't like that nimba mwicaranaga ukumva ahora bikubwira duhindura intebe ubwire madamu utwara bus umubwira uti bimeze gutya rero babyeyi abana bacu baradukeneye hari n'inyigisho ziriho zirigishwa hano ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku bana nutabimwigisha azajya gukora experience kugira amenye ibyo ari byo Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane Pastor turagushimiye cyane ndashaka gusengera abantu batureho imbaraga z'Imana batureho ububyutse hagira ikintu gikoreka mu mitima y'abantu bumvishe byinshi tuzirikane ko turi kurerera igihugu turarera mu muryango ariko turi kurerera igihugu turi kurerera isi turi kurerera Imana kuko ikeneye abakozi hirya no hino so dushyiremo akabaraga vraiment twisuzume turebe neza sengera abantu batureho umugisha Pastor reka dusenge ubwenge butangwa n'Uwiteka nta shuri rihari ryo kurera ntaryo ariko dore ahantu hari amabwiriza yo kurera abana bacu ahantu uzakura ubwenge bwo kuganiriza umwana wawe ni mu ijambo
ndashaka nkubwire ngo ijambo niryuzura muri wowe uzatanga ubugingo, uzamenya uko uganiriza. Tuzabiganiraho ni gute twaganiriza abatineja. Umutineja wawe nta handi hantu uzahora ibanga riri ahangaha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimiye muri uyu mwanya. Mana, twe turavuze ariko wowe ni wowe ubasha kwemeza, ni wowe ubasha kugira ngo abantu basobanukirwe. Mana nziza, nk'ababyeyi tugarutse imbere yawe, utubabarire aho tutitwaye neza mukunzi mwiza, duciye bugufi utubabarire aho twibagiwe inshingano zacu, Mana aho twataye, Mana ibyo waduhamagariye, Mana igira neza assignment waduhaye. Ariko Uwiteka Nyiringabo, impamvu wemeye ko kino kiganiro cyiza ni ukugira ngo hongere habe ububyutse mu bamama nyaguhora ku ngoma, ububyutse bugaruke mu ngo wera wa Isirayeli. Mana rero turakwinginze mukunzi mwiza, turasaba kugira ngo wongere udushoboze, kuko dushobozwa nawe uduha imbaraga. Hari aho twacitse intege Papa, hari aho twibagiwe, ariko turakwinginze ngo tubabarire. Icyo tugusaba mukunzi mwiza, kugira ngo dufashe noneho Papa, nyuma y'iki kiganiro riba ari itangiriro ku babyeyi benshi, including no kuri natwe Papa. Hari aho dushobora kuba twari ibyo twibagiwe. Rero turakwinginze kugira ngo dushoboze. Turagushimiye Mana ko ari ugiye kutwereka inzira yawe, kuko ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Papa, ndagushimiye ko nitwuzura ijambo ryawe nk'abadamu, Mana, tuzabasha kuyobora neza, tuyoborera imiryango yacu, ndetse cyane cyane igihugu cyacu, tureyizinga abakazana bazima n'abakwe bazima nyaguhora ku ngoma. Ntitwifuza kugira ngo tuzarere gukorwa isoni, turashaka aho tuzarera abana bashimwa nawe bakanashimwa n'abantu. Papa, urakoze, uha umugisha Mana. Mama Arlette, komeza umugirire neza ubwo yemeye guhaguruka kugira ngo abashe guhagurutsa abandi. Icubahiro n'ikuzo nibikugarukire, niwe niteka.